ya guys, ni muri ya gahunda rero, ni muri ya gahunda yo guhaha buri munsi, tugahaha tukavuga ati ese imihaho wakojeje amasahani vuba ari so wagirika guhata umuntu nka uzayo amasahani vuba. Ni muri ya gahunda yo guhaha tukavuga ati tugiye kubanza dukora ikintu cyo kurya. sinabyutse ryari mwana Mavuta mwana kose ubaye amasahani akwiri kuryamiriye mwana yani mwana umuntu abakoze akazi kenshi mwana gira vuba akazi kenshi se kaje gira vuba dore amasaha ari marabura vuba nini amasaha Wndi kubona watu wakweza indamwa oya ni mugire vuba amakara washize wagikora ibintu nk'icyo ni muri ya gahunda yo kuvuga ati twariyegeranyije twivana muri nuza mu bukene twiteza imbere ya leta yacu Kagame ahora atubwira. Gira vuba fatisha mwa fatisha nze urakivuye ku muhanda kiri amandazi dorinda yabyimba asa sharaje uri dufashe mani niba wanariye simbizi dore ubwo ndi kubyo iyo ndashaka kwagira ngo nakavuga gaturi ibagiro bimeze bite oya ibyo bintu byigure rashi ibabaka yikuyeho mbaye kizowe urabona iyi gahunda ntabwo twaza kuyikora n'ahantu nta muriro gira oya wifi yiborere wifi se kizabikora n'ikindi gihe wifi turayikenera nimugoroba umuriro turawukenera none gira vuba yoza amasahani vuba mba nshaka abantu bagira nari nakubuze shu wari uhari burya ko mukeneye haragana nshaka kukubwira ntabwo uboneka bangu nta kantu umuntu yaba yicayeho ariko uricara urwaye umugongo mwa amanjye kuva numva umugongo ndiye umeze neza dore shinga imyaho yose kameramani nizere ko cya kintu kiri koza amasahani byose biba birimo fresh nawe gitekerezo cy'umuntu muzima uvuge ngo uri gukora ibintu by'umuntu muzima kamani kuri uyu muganda rusange nzabite imizi nabi iratemamara ushacana umuntu yirire abanyamaguru gira woze n'ibindi ko muri kuvuga nabi nk'abantu badaheruka kurya ibintu byose uhita ugira so ugura amasahani mani wajya ugira amasahani gake kandi mbiyanya akavuyo kanyu hano mu nzu nimba mba ndimo ndakora amasuku hano mu nzu mujye mumbabarira ntabwo tuba mu ngurube ntabwo tuba mu birunga mujye mugenza ibintu gake mugire isuku njye mashaka abantu bafite isuku ko n'abantu badukurikirana bamenye ngo hari ibintu bigiramo hano abantu b'abasore bafite imyaka 20 we ibyo bintu simbikunda dore mu kanya hari umwana muri Kenya uraza kunsura subizi yaba ari vuba avuga igiswahili gusa atagira umuntu uzakuzana ibinyarwanda akavuga ngo muri kumutuka igiswahili se turi kujana mwa babashishikariza kuvuga ikinyarwanda babashishikariza kuvuga indimi zose Kinyarwanda icyongereza muri Kenya bavuga icyongereza igiswahili n'icyongereza se izi ntoki nanjye waba nzibambura mwa akira ngutyo waba nzibambura banza nangere nyibaha kandi gafatiriza yasukunye kameramani biri kugenda neza aha kangahe nizere ko nawe uburegeye tube twiga igiswahili turi mu birishe banjye turi kujana tunaipenda tunakwata kwa moja kwa mbili hivi pale kuna fanya unafanya nini nataka kuingia sasa tunapenda babyita guprepara tukanalipenda tunasana ini dere prepare de chakula umva izino gizo nzikatemo bubiri mwa cyo nzikatemo ubunga saturamo gushaka mani twe kubona de zisaturemo burindwi reka nzisaturemo ubune yani mufanye Ibibyo kabisa tujya kwigora gira bona amasaha yo mubintu biba bigeze noneho ibintu biba bigeze ari ibintu byoro urabona amasaha y'ibintu biba bigeze ari ibintu byoro zakuwagiza maroza narigize ngo zatungurusa umwaraye muzibagaguye so kukubeye Japonai twari twita ducana umubano natangira guhaha ejo nagiye guhaha nibuka kugura tungurusu oya ariko ni ibintu uzi ko tungurusu nuko zivura inzoka zivura ibintu byinshi oya inzoka zirwara abantu batagira isuku bambese inzoka se arozi ariko uzi ko niyo tugenda gucya hari amamikorobe mu gihe runaka dutoragura mu nzira si ibirenge byandurira ubuse
ibirenge byandurira he ariko urabaza hari imyenda iri mu birenge igera mu bura nuko nguko kameramani nizere ko utari bwaruhe n'uruhu mbwira nkuzanire intebe kosha nanjye mba nakabisha si amakara mbambaye hano hejuru mwana ase mani televiziyo wayishyize he ko wasohoye akantu oya televiziyo sinayisize mu nzu none twari gukoresha ayo neza yayiryamishije ku buriri nibigire ma aba narashize uko nawe mani nawe nasohoye stand uratunaniye mani gira vuba vuba ese ni inzara gusara yewe ko naza n'umweyo nkaba nkubura n'aha mu nzu birajya he uratambwa ujye kubimena hariya ijya gushya inzara mfite ndagerayo mama muze mbamigisha kari mu buto kuririmba waca n'imbago ukagabanya simbabura rafatwa tutari guturi njye akazi kanjye ntabwo gufatisha imbabura weho uza amasahane ibintu bindekeye uwo mbaze ngo imbabura kitafashwe ngo mama yangu uwezo Mungu akupe baraka mama oh mama yesh mama yangu samba ko mubona bose bagendeye rimwe bagiye ahako Japan nayo waragowe abandebera bose bavandimwe bawe bose bagusiga mu mirimo mwa Turoza karenge bitenge kurya umwana w'umuhungu uriya mwana nizere ko umubwira igiswahili kizima pani gipfuye mtoto wa mjini sijarusha na vumbi narusha mavumbi mupenda tamu ariko se Japan abana bato basinzire kuko ariho mbonera abanye ugira ni gati kiko umwanda umeze iriya myenda buriya ntabwo nakubwiye ngo uze kwifura mwa si imyenda sifuze sisa neza mani jya ugabanya tuba turi abajeni hano nimba uba ushaka abashyitsi ayo magambo tanga inzira wewe muri tiri imyenda ya rusiko ntabwo waje wamenyeho amasombo uvuye ujye umumbwirira sha ujye umumbwira niba ndakufatira indazi ku muntu yaje kwitira atari kugusaba ntanabata ariko no mu nzu mwana ntanabata kabisa nk'igihe wowe dutaye ntabwo twabara wallahi asante nari turi kujana basa ayo magambo mutangiye kuzana yo gucyurirana shira wanjye nagera hano mu bigabanye ndiyo mwendo baravuga mu kinyarwanda bo murazi igiswahili gusa aka mahirwe mfite nuko nta kinyarwanda azi ese aracyaje mwa ukataza ariko naramubonye afite amabuno ariko Japan reka mubaze mfite n'undi uvuga ikinyarwanda ariko ngiye reka mubaze Japan umunsi uzaba ufite amafaranga nyashya njye mbara afite amayinite bayatwaje ariko avuga ibyo arije kumugana Queen Shu waje nkakubwira ari uri kubona aho utari muri aneza ba Japan niko Japan kusiraje ko cyamenye bisi ipira itagira inyama ipira Dash mumbuye shiri wanjye wallahi ibyo ukumbuye n'ibindeba mwa gira vuba umuriro wawe urawufatisha ryari bene akanubwo mumbuye shiri wanjye inzara iranyishe yewe we ngo genda uzimye itara dore kabaye ikindi kintu se kibura ni ako si ikibazo nawe ikibazo gitungura jyatunga dore basaba iki cameraman ni ibiki ko ndeba nawe ikibazo cyawe ni iki ikibazo cyawe ni ugira kwa kundi ariko twavuga ikibazo cyawe ni iki ni iki ugira kwa kundi kwa urya ni neza yavuze ko nta mwanda nyiro rwa rumuri dore intoryi nta mazi inyanya nta mazi ukunguku niko ubusimba buba burimo burajyaho shyiraho amazi ubu wakagombye kuba wabikoresheje amazi reka iyo ubanye n'ibintu bigira umwanda nawe bikwanduza umwanda mubayeho nk'inzige se abatubanye bo barenze inzige ujye umenya ko utari umusirimu tugusirimure mwana ariko abakobwa mwazanye hano nimugoroba bahanduje mwana hano nta bakobwa bahageze bano narebaga baheze bano narebaga bagiye hano mu kanya ariko ubwo bahageze nta umva mugira mujye gukora muri iriya nzu bayangirije kubeshya mwabahungu bahageze mu kiraro ni mu kiraro cameraman ajye mumenya ko muri aya mukiri abana Japan ingenda gusabye ndagusabye ibi bintu voka z'ibi bintu uri muri ishoramo kandi reka nkubwire wabonaga wa wundi w'inyuma cyase mwa nanjye hari akana amaze kwihebera arimo karancaho hirya aho ngaho gake gake nshaka kukabwira nanjye nkakubwira ati nayikwata urimo neza what happened ujya kukavomera
ariko mwana niyo bwa mbere mu mateka Rashi nibwo namubonye bamwikoreje umufuka w'amakara ngo namutwaze. No gufura kiramufuri. ari ahantu ariko bagira ari ahantu bagarukira ese Japonai haraburi ugiye gusetingisha Japonese se yaguze iPhone 17 Pro rya ni Airtel izi cyangwa narebaga nabi mereza isana aho ngaho iba itamushumba yahembwe icyana cyiza do cameraman dore uwo mukobwa abakongomani se n'imitwe baba bafite n'ubundi ko byose ari yare niki se shaka ari ita oya bakita cyamakurata mashi nyanya nyeya zandika agasahana ngo mashi tunyanya duke kabisa uraje unure hejuru ibindi oya Rashi ntago ari izo nyanya bamuhaye yaje azihekenye Rashi ubwo yazihekenyera ahubwo aragira ngo aze kubona uko atugira Japonai umunsi nakoze pati mwa ndabatumiye pati yawe uzaduha ibiryo azabihisha inyuma ariko nka ari ikintu cyo namaze kubona yewe nigize kuba icyo gihe nabaga ahantu bita Kiruhuko uri kumva zinduba Mary wanjye yigize kuza kunsura bro nari ndi muri the crise none hari ukuntu abamere nabo baza batwikubita hejuru